Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Amazina nitwa Afrika Elia. Naje nturutse Muhanga. Paruwase yacu ni ya Gahogo, itorero ni rya Ruvumera. Ndi umudiyakoni kw'iryo torero. Ndi umugabo wubatse, mfite umudamu, dufitanye abana 3, 2 b'abakobwa n'umwe w'umuhungu. Hanyuma ndashimira Imana inyemereye kuboneka hano. Ni ubwa mbere mpageze, ariko si ubwa mbere ngeze muri Kigali, ahubwo hano kw'iri torero ni ubwa mbere mpageze. Imana rero yarizi ko iyi tariki nzaba mpari. Amen. Haleluya. Ndashaka ko duhita tujya mu ijambo ry'Imana. Ndashaka ko tuganira ku ntego y'ijambo ivuga ngo kwirinda kwimura Imana. Kwirinda gukora iki? Kwirinda kwimura Imana. Kwimura Imana, ubundi umwami, igihe cyose umwami yima ingoma. Umwami yima ingoma, hanyuma iyo bamukuyeho baba bamwimuye, baba bamukuye ku ngoma ye, ubwo uwo mwami baba bamwimuye. Noneho rero Imana nayo ni umwami yimye ingoma muri twe. Hanyuma rero iyo umukuye ku ngoma ye uba umwimuye. Aba yimiye muri twe. Umuririmbyi yigeze araririmba aravuga ngo ngwino wime mu mutima wanjye umbemo, ndabikwemereye. Hanyuma rero iyo wamwimuye avamo bitewe nawe. Noneho rero nazanye ijambo rivuga ngo twirinde kumwimura, kumukura mu bwami bwe. Umuntu yimura Uwiteka byagenze gute? Kwimura Uwiteka ubundi ni ukwanga amategeko ye, ni ukwanga kugendera mu ijambo rye, ukanga ijambo ry'Imana, ukanga kubaha icyo rivuga. Burya uba wimuye Imana iyo wanze kugendera mu masezerano y'Imana. Imana uba uyimuye. Hanyuma rero iyo wanze inzu yayo, dufite abantu bamaze kwimura Imana, ndetse n'ibimenyetso bibigaragaza. Inzu y'Imana barayimutse, ntibakiyibonekamo. Kwimura Imana rero, umuntu wimuye Imana ntabwo yongera kuboneka mu nzu y'Imana, yanga inzu y'Imana. Ikindi, umuntu wimuye Imana yanga ukuri, kandi Yesu yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Iyo rero wanze ukuri uba wanze Yesu. Umuntu wimuye Imana rero yanga ukuri. Reka dusome ijambo ry'Imana. Nari ngerageje kuvuga utwo ngutwo kugira ngo tudufashe gusobanukirwa ijambo ry'Imana nashatse ko tuganiraho. Turasoma mu gitabo cya mbere cya Samweli. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 8. Igitabo cya mbere cya Samweli turasoma igice cya 8. Duhere ku murongo wa 4. Igice cya 8, igitabo cya mbere cya Samweli, umurongo wa 4 haravuga ngo: nuko abakuru ba Isirayeli bose bahera ko baraterana, basanga Samweli i Rama. Baramubwira bati: dore uri umusaza, kandi abahungu bawe ntibagendana ingeso nk'izawe. None rero utwimikire umwami ajya ducira imanza nk'ayandi mahanga yose.
ariko iryo jambo ribabaza Samweli ubwo bavugaga bati uduhe umwami wo kujya aducira imanza. Nuko Samweli abitura Uwiteka, maze Uwiteka abwira Samweli ati emerera abo bantu ibyo bagusabye byose, kuko atari wowe banze, ahubwo ni jye banze ngo ntaba umwami wabo. Barakugenza nk'uko bajyaga bangenza muri byose, uhereye umunsi nabakuriye muri Egiputa ukageza ubu. Baranyimuye bakorera izindi mana. Reka turekere aho ngaho, murekere aho ngaho gusoma, hanyuma mu ndebe tujyane akanya gatoya k'iri teraniro rya mbere. Hanyuma ndashaka kubanza kubabwira ko Abisirayeli, kuva Isirayeli ibayeho, Isirayeli ntabwo yigeze igira undi mwami. Nta mwami wigeze wundi wiyobora atari Uwiteka. Imana niyo yari umwami wabo. Inzira zose baciyemo bari bafite umwami witwa Uwiteka. Hanyuma Imana niyo yari umwami wabo. Noneho rero njyewe natangariye aba bagabo b'Abisirayeli, cyangwa se bari bakuriye abandi mu Bisirayeli, uburyo batekereje iki gitekerezo cyo kwimura Imana ntibikibayoboye, ahubwo bakishakira undi mwami. Imana niyo yabayoboraga kuva kera. Hanyuma babwira Samweli bati uyu munsi twebwe dufashe indi decision, duhinduye ibyo twagenderagamo. Ubuyobozi bw'Imana turabuhaze, ahasigaye twishakira undi mwami uzatuyobora. Hari abantu bamaze guhaga iby'Imana, hanyuma bishakira undi mwami ubayobora. Bafite ibindi bintu bishakira bibajya imbere, ariko atari Imana ibayobora. Kwanga ubuyobozi bw'Imana ubundi ni ukwanga kugendera mu by'Imana igusaba, ubundi wowe ukiberaho ukwawe, ukiberaho uko nguko. Hari abantu banze kuyoborwa n'Imana, iby'ijambo ry'Imana rivuga, ubundi bariyobora. Hanyuma abangaba babwira Samweli bati ubuyobozi bw'Imana ntabwo dushaka, ntabwo tugikeneye, aya mategeko araturemerera, ntabwo tugikeneye ibi ngibi, twebwe turashaka koroherwa tukamera nk'abandi. We want to resemble, gusa n'abandi. Aba batipe bari bakaze rwose, bati twebwe turashaka gusa n'abandi. Ibi ngibi muduhozamo never. Dufite abantu bamaze guhaga ibintu by'Imana, ubundi barimo barazana iby'abandi nibyo bashaka. Ibyabo barabihaza, ibyo babagamo byatumaga buzura umwuka wera, byatumaga babana n'Imana, barabihaze. Ahasigaye barashaka ibintu bitagoye. Ntimujye mwirirwa mudukomplika, mwirirwa mutugora. Twege turashaka ibintu byoroshye. Ariko ikibazo kirahari gikomeye cyo kwiyorohereza. Nyamara muri uru rugendo Bibiliya iravuga ngo ni inzira ifunganye. Ni inzira ifunganye, kuyinyuramo ntabwo byoroshye namba, bisaba kwiyemeza. Ntabwo ari ukugenda mu nzira y'igihogere, kubera ko dushatse nk'iby'abandi twabibona rwose. Ni ibintu byoroshye kuba bakubwira bati kuraho icyo gitambara ubundi ugira ibisatsi bigwa hano. Ni ibintu byoroshye. Ubuze amafaranga yabikora, ntabwo amafaranga yabikora uyabuze. Ariko iyi nzira isaba kwiyemeza. Ni inzira itoroshye, ntabwo ari iyo kugenda uko ushaka ngo uzane ibintu usige ku munwa.
ntabwo ari inzira yoroshye, ariko abagabo mana yanjye barantangaje, baravuga bati twebwe ubu buyobozi ntabwo dukeneye. Hanyuma babwira Samweli bati twebwe dukeneye undi mwami uzatuyobora. Samweli ngo abyumve, arababaza ati ye mugize ngo iki? Bati dushaka undi mwami. Mugize ngo iki? Bati dushaka undi mwami. Wabyumva utabyumva, twebwe turi serious. Samweli ati none mwe muretse mbanze mbijyane imbere y'Imana. Cyifuzo cyanyu cyumviswe, ngaho mureke nkijyane imbere y'Imana. Samweli arirukanka n'amarira menshi ajya imbere y'Imana, araboroga abwira Imana icyifuzo Abisirayeli bagize. Aravuga ati natangaye numiwe, barimo baravuga bati twishakira undi mwami, twishakira ibindi bintu bituyobora, ntabwo tugikeneye aya mategeko. Nene se ningendera kuri aya mategeko bavuga ngo nambara ijipo igera hano, kandi ikibero cyanjye bazakibona gute? Nishakira undi mwami uzajya utuma ibibero byanjye babireba. Nishakira undi. Hanyuma Imana ngo ibyumve, ibwira Samweli, iramubwira iti rwose ntugire ngo ni wowe banze, ni njyewe banze ngo sinkabe umwami wabo. Hanyuma rero ubwo bahisemo bakagira ibintu bikundira bo ubwabo, Imana bakayimura, bakaba bashatse gukora ibyo bashaka, bakaba bashaka. Uzi ko dufite hari abakirisitu bagiye bajya mu bimasuro cyangwa se mu miziki, bakararayo baceza iz'Imana ngo ntacyo zabamariye, barashaka noneho kurara mu ndaya. Dufite abantu bajyayo nubwo mwege mutababona kuko bagenda nijoro, na hano baba barimo bati ibintu byo mu rusengero ntabwo bikubita neza, reka tujya ahantu tuzaserebura neza dukeze. Barangije Imana ibwira Samweli, iramubwira ngo abo bantu icyifuzo cya kibemerere. Buri Imana ntigorana, Imana bayita gentleman. Ni gentleman, yemera ibyo mwihitiyemo. Hanyuma ariko ntibure kukubwira ingaruka uzahura nazo. Niba ari ukujya mu ndaya, genda ufite freedom, genda rwose basomagure, uryamane nabo, wikinishe, genda ukorakora ibyo ushaka, nta kibazo, freedom urafite. Ariko ibwira Samweli, iramubwira iti Samweli genda ubahamirize, ubanza ubaho ubuhamya bw'umwami bagiye guhitamo uburyo azabagenza. Ubabwire ukuntu bizagenda, ubabwire ibyo yagiye akorera abandi, ubabwire ibyo yagiye akorera abandi, bamenye ibyo ari byo. Samweli iramubwira iti kandi nubabwira ibyo shitani yagiye akorera abandi, ubibasobanurire neza, ujye muri detayi, ubabwire ukuntu abantu barwara sida n'urupfu bapfa. Ubabwire abayobotse maraya uko bagenze, ibyabo ukuntu byagenze, ubibasobanurire. Hari umuntu wagiye gusenga, ajya mu musozi ararayo, ari kumwe n'abandi banyamasengesho.
hanyuma agashaka kuyoborwa n'uwo mwami, hanyuma akaza kubesha Uwiteka ko nawe ari umwami we kandi afite undi yahisemo. Dufite abantu bashaka kwitirirwa Imana kandi Imana barayiretse. Akavuga ati nibatambura mu rusengero bazavuga ngo nabivuyemo, hanyuma nzajya nza ariko no kumara yasinzavayo. Dufite abantu bateye batyo. Akavuga ati rwose nzajya nza ariko ibyanjye nta muntu uzabitahura. Ariko ndagira ngo nkubwire, ikintu cyose wakora hari umuntu ukubona. Byanga byakunda hari umuntu ukubona. Nutabonwa n'umuntu uzabonwa n'Imana. Imana irakureba aho wakwigobeka hose ibihari. Niyo abantu batamenya ko wayimuye, ubundi iyo umuntu yimuye Imana habaho ikintu bita separation, habaho gutandukana n'Imana. Rero iyo byaje, abantu bashobora kukubona ukiri mu rusengero, ukiririmba, ukidiyakona, ariko harabayeho separation. Imana yarakuretse bitewe nuko wayimuje ibyo wararikiye, ibyo watekereje byatumye Imana ikureka yiviramo. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo nubona kutagifite urukundo uzamenye yuko yabonye ko usigaye uyoborwa n'umubiri, arangije arigendera. Ni gentleman nabibabwiye. Iyo uzanye kuvanga arigendera, yikurira make karenge akagusigira ibyo wahisemo, hanyuma uzarwana nabyo. Iyo wayobotse uyu mwami hari ibintu ubuhishwe ubutazi. Hari umuririmbyi wigeze aririmba indirimbo aravuga ngo Satani arakubesha ngo dore urashonje ngo ngwino nkugaburire, nge nahishije izo mpuhwe z'umubyeyi muhakanire. Iyo mpyisi bihehe irimo iragushuka ngo ikujyanaho umwana abasha kurira nyina ntabashe kumwumva we. Satani abesha umuntu ariko akamuhisha ikizamubaho. Dayimoni iyo agushutse ntabwo akumvisha umuhini yateguye. Ugenda ukajya mu cyaha ariko hari igihini shitani yavuze ati shaka iminsi amaze gusirimuka ati tumukandagire ye tumukandagire ye. Aravuga ati sha nanjye to agafata umuhini wirashe gatoya ukabivamo arakubita. Buriya abadayimoni ni babi, nta mbabazi badufitiye. Bwira umuntu mwegeranye ngo shitani nta mbabazi agufitiye, nta na rimwe azakugirira imbabazi. Ubundi mureke mbabwire, shitani ntabwo yakugirira nabi ugifitanye ubumwe n'Imana. Egera hano. Mugihe wowe n'Imana mumeze gutya, dayimoni zibura aho zimenera. Ziravuga ziti do uriya muntu twahera hehe? Kw'Imana bari kumwe saa sita, kw'Imana bari kumwe nimugoroba, kw'Imana bari kumwe amasaha yose, twahera hehe? Bagashakisha inzira bacamo ngo bakwinjiremo, bakazibura, bakabura uburyo baza ngo bagire ikintu bagutwara. Umuririmbyi nawe yararirimbye aravuga ngo Satani ngo ajya ashakisha uburyo ngo yaguseseramo ngo yimure umwami Yesu. Kuko iyo amaze kuvamo, iyo habayeho gutandukana urabona ukuntu byagenze. Yagiye iriya nanjye nagiye ina. Iyo habayeho biriya abadayimoni batangira kuvuga bati vrema ibintu ni sawa. Hanyuma rero ibitero byose bashaka barabigaba, bakavuga bati mumureke tumwereke. Mureke mbabwire, niba isubire mu mwanya wawe, niba ari ikintu
kibi gikomeye ni ugutandukana n'Imana, ni uguhemukira Imana ukayimura. Kuko iyo wimuye Imana mu mutwe wawe habamo akajagari k'abadayimoni. Wahamagaye iriya ndaya, akajagari kakasa. Baba we, ibintu byose biraza. Nigeze mbona umuhanzi nashatse kuvuga kuko abantu baramukunze, nanjye naramukunze, mbabazwa nuko yimuye Imana ajya mu bintu by'abayiliminati. Amaze kujya mu bayiliminati, imyuka mibi yose imujyamo. Kuko yari yarakubise abadayimoni, yarabahondaguye mu ndirimbo ze. Yahondaguraga abazimu bakavuga bati turapfuye bataratwishe. Buriya iyo abaririmbyi mwaririmbye neza, abadayimoni barasha, bavuza induru bati turapfuye, aratwishe, atumereye nabi. None iyo bababonye we, iyo bakubonye n'ukuntu wabakandagiye, n'ukuntu wabamereye nabi, basya batambaye, Imana ibwira Samweli iti basobanurire, babwira abamuvuyeho ukuntu byagenze, mubwira bagiye mu tubare ibyababayeho, mubwira abapfumaguritse amaso, mubwira abantu batakigira inkweto, mubwire ko abaretse umwami bagenda nta nkweto bambaye, abamuretse bagenda ari ibicucu, ari ibibwa. Ubibabwire. Tugira abagabo nuko tukiri kumwe nabo. Ntabwo ugiye neza, iki tugira abagabo nuko tukiri kumwe nawe. Igituma mufite amakuru niwe, igituma muri abantu bakabumva niwe. Imana ibwira Samweli ngo ubahamirize, ubabwire uyu mwami bagiye gukorera, umubabwire neza. Ubu nibyo ndimo ndamubabwira neza. Ubabwire neza, ibikorwa bye babimenye, ubasobanurire, ubabwire ukuntu byagiye bigenda, ubabwire abantu bagiye kwa maraya ko nta mikino bagira, maraya nta mikino zigira. Ubibasobanurire, ubabwire ibintu byabaye ku basambanyi babimenye. Hari igihe byigeze kubaho i Butare, umwana yararangije kwiga kaminuza, arangije kwandika igitabo, amaze kudefanda, asigaye kwambara ikanzu agashimisha ababyeyi. Arangije arakata, anyura ku kibero cy'inzu ya maraya, abarinjiye, agenda yemba ari mu kabwibwi. Bugorobye yinjirayo, amaze kwinjirayo ararayo. Bukeye mu gatondo agiye gutaha, maraya iti urama amafaranga. Hari igihe rero ikubwira ngo urazana 1,100 kandi ntayo ugira. Ibirakimuteye, umwana barapfuye. Habaye amarira kubona umwana wari urangije kwiga, yaramaze iyo myaka yose, hanyuma akagwa kwa maraya. Abantu bararize barahogora, barizwa n'icyo kintu. Imana ibwira Samweli ngo ubahamirize, ubabwire uko bigenda. Abajyayo ubahamirize, ubabwire abantu bagiyeyo ibyababayeho. Arakubesha ngo dore urashonje, ngwino nkugaburire, njye nahishije izo mpuhwe z'umubyeyi
muhakanire iyo byisi bihehe irimo iragushuka. Hari ahantu ishaka kukugeza aho umwana arira nyina ntabashe kumwumva. Ni ukuri kose umuntu waretse Imana ntabwo yigeze agira amahoro. Kwimura Imana, abantu barayimuye barasomana, abandi barayimura barikinisha, abandi barayimura. Yewe we dufite n'abashobora kuzapfa ntabyaye kubera ko ntabyara ndi ingumba agahita ajyayo. Ubahamiriza ubabwire ko abapfumu nta muntu ujyayo ngo bamusigire akantu, mubwire yuko bose bakena. Ubahamiriza, bwirira umuntu mwegeranye ngo ndi wowe nagumana Imana yanjye. Egekaho imiryango dusenge. Hari abarokore tumaze iminsi dusengana, twabanye mu masengesho, twakoranye ivugabutumwa, ndetse bari n'inshuti mu buryo bukomeye, ari abavugabutumwa ari babiri. Hanyuma bambwira yuko habonetse bizinesi tugiye kuyikorana. Ndangije ndabizera kuko nabonaga ari abantu b'Imana, ntazi yuko bamaze kwimura Imana mu mitima yabo. Hanyuma nshoramo amafaranga, maze gushoramo amafaranga nashoye muri bizinesi ntago yanyungukiye, n'amafaranga yanjye ntayo nabonye. Kuva mu kwezi kwa kabiri tugeze mu kwezi kwa karindwi ntacyo ndabona, kandi barabwiriza n'ubu baracyari mu murimo, kandi barimuye Imana. Bijya bibaho rero ko umuntu yimura Imana, Imana ikava muri we ikagenda, hanyuma akimika uwo ashaka kwimika. Kwimika rero undi bijya bibaho rwose ko umuntu ashobora kwimika undi yimuye Imana. Rero usimbura Imana iyo wayimuye ni Satani. Satani niwe wima icyo gihe iyo Imana wayimuye. Dore rero umuntu wimura Imana ibintu abakoze. Ikintu cya mbere umuntu wimura Imana akora, yanga amategeko y'Imana, cyangwa se yanga ijambo ry'Imana, akanga ijambo ryayo, akanga isezerano ryayo, akanga mbese kuba umuntu w'Imana. Yanga amagambo y'Imana, yanga ibintu by'Imana, ntiwabimukoza. Umuntu wimuye Imana aba yaranze Imana. Ikindi cya kabiri, yanga inzu yayo. Dufite abantu bamaze kwimura Imana, muri uko kwimura Imana inzu y'Imana bayicitsemo, kandi wa muririmbyi yararirimbye aravuga ngo mu nzu yawe ni heza, aravuga ngo hatonyanga imigisha ni heza. Rero umuntu utakiza mu nzu y'Imana aba yaramaze kwimura Imana mu mutima we. Dukeneye ko Imana yima mu mitima. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ngwino wime mu mutima wanjye. Dukeneye ko Imana yakwima mu mitima yacu. Ariko iyi Imana wamaze kuyimura, hari ibintu biyimura. Ikintu kimura Imana, wimura Imana bitewe n'icyaha wamaze kwimika mu bugingo bwawe. Ikindi umuntu wimura Imana abakoze, aba yanze inzira y'ukuri, aba yanze kugenda mu kuri, hanyuma akagira inzira ayoboka zitari iz'ukuri. Yesu yaravuze ngo nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data ntamujyanye. Iyo wimuye Imana rero inzira y'ukuri uyivamo. Kwimura Imana ni bibi. Kuva kera kose Isirayeli yabaho, Isirayeli yari ifite umwami umwe.
niwe baramyaga, niwe basengaga, niwe baririmbiraga, niwe bakoreraga. Hanyuma niba ubugoryi bwaravuye he, niba ubupfapfa bwaravuye he, bufata aba bagabo barahinduka. Barangije basanga Samweli, baramubwira ngo turashaka kwimika undi mwami. Undi mwami ubwo ni ukuvuga ngo we want to replace God with something else. Turashaka gusimbuza Imana ikindi kintu. Iyo wimuye Imana ubundi ifite ibiyisimbura. Imana ivuye mu mutima wawe isimburwa n'icyinjiye. Icyinjiye, icyaha nicyo kiyisimbura, Imana igasohoka. Nahoze mbwira mu iteraniro rya mbere, nababwiye ngo Imana ni gentleman cyangwa se umunyamahoro. Imana ni umunyamahoro, ntabwo yirirwa irwana nawe. Iyo uvuze ngo ngewe mpisemo gusambana, ihita yisohokera akavuga iti ngaho sambana. Ibyo uhisemo genda utestinge. Nuko Imana iteye, ntabwo irwana nawe. Ariko iyo ikuretse utagira ngo ibizakubaho ntabwo biba bihari. Byanga byakunda nabyo biteraniro rya mbere. Shitani akubwira gukora icyaha, akaguhisha yuko afite umunini, abadayimoni iyo bagiye kugukoresha ikintu ntabwo bakubwira ingaruka uzahura nazo. Umenya ibizakubaho, wakwifata rwose ukavuga uti reka nirinde icyaha. I Muhanga ari umugabo wasambanye. Arasambana we, yaranafite n'amafaranga. Arasambana akora ibyaha by'ubusambanyi. Arasambana bya kweri. Arasambana. Noneho igihe kigeze, bya bintu bye byo hasi birarwara, birabora. Bimaze kubora, ajya kwa muganga, baravuga bati nta yindi shuwa ni ukubikuraho bivaho. Bamaze byavuyeho burundu. Noneho kugira ngo yihagarike, byari bisigaye ari ikibazo, bamushyiraho sonde. Sonde niyo yakoreshaga. Ubwo burwayi yarwaye bugatuma bihanagurika, ni nabwo bwamwishe arapfa. Ntabwo akubwira ko bizavaho. Ugenda utazi ibanga ry'abadayimoni, ariko abadayimoni nta bwiza bwabo. Abadayimoni ntabwo badukunda. Mbwirira umuntu mwegeranye ngo dayimoni ntabwo agukunda. Oya, mubwire nta kibazo, mubwire ko dayimoni atagukunda. Nta cyiza yakwifuriza. Igihe cyose aba yifuza icyakwica ukavaho. Abashaka ikintu cyatuma utazajya mu ijuru. Mureke mbabwire, ijuru muzi ko aribo barivuyemo. None se ijuru bavuyemo bazajenjeke babone urigiyemo? Ntabwo bishoboka. Bazarwana ingundura. Niyo mpamvu batega imitego. Abagabo bajya inama, bemeza yuko Imana bayireka, hanyuma ngo bagatestinga ibindi. Baravuga bati reka tugerageze n'izindi. Iyi ngiyi turabona amategeko yayakana, reka twigeragereze turebe, hanyuma tugire izindi Mana tuyoboka turebe. Baravuga bati cyambere turashaka gusa n'abandi. Nabyo kujya batubwira ngo twambare ngo amajipo agera ha, reka twambare.
turashaka ko ibintu bibadirika, dushaka changes, dushaka impinduka. Ibintu byo kutubwira ngo ibyo n'ibicu wasize ku munwa, ibyo ngibyo mubireka ayo mategeko, never twebwe tuzajya dusiga n'ingohe n'ibiki. Mureke mbabwire, mu bintu bimwe byatumaga itorero ryacu riba ryiza nuko ryari rifite umwihariko waryo. Twari dufite umwihariko wacu, umwihariko twari dufite watumaga itorero riba ryiza, ndetse abantu bakuzura umwuka wera bakagira ibihe byiza bitewe n'umwihariko wabo bari bafite. Hanyuma aho abantu batangiye gushaka gusa n'abandi, ibihe byiza birimo biragenda bibacika. Hari umunsi umwe Abisirayeli bamaze gutaha ngo bageze iwabo, hanyuma ngo bashinga imfatiro z'urusengero. Mu gihe bashingaga urufatiro rw'urusengero, abantu ngo baraserebura bati ya Mana yongeye kutwubakira urusengero rwari rwarasenyutse. Barimo baserebura ngo abasore n'inkumi bo bari basaze, barimo baserebura induru zivuga. Ariko ngo abasaza bari barabonye inyubako ya mbere, bari barabonye itorero uko ryari rimeze, ngo aho bari bicaye ngo babona abandi barimo babyina gutya, bati bawe. Kubera iki? Babonaga ibintu batigeze kubona. Abisirayeli baje bakuye i Babuloni, bazanye ibyiyo hakurya babizana hakuno. Babizana hakuno, hanyuma ibi bintu bazanye bisigaye bituzengereza. Aho umuntu ahagarara akavuga Imana, ibi byose biri hanze. Ibi byose biri hanze. Imana ntabwo ireba ngo ku mubiri, Imana ireba mu mutima. Ninde wakubeshe? Bibiliya iravuga ngo ubugingo n'umubiri birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo Yesu Kristo azaza. Bati dushaka undi. Samweli ajya imbere y'Imana arayibwira ngo Abisirayeli basaze, barimo baravuga ngo bashaka undi mwami. Imana iramubwira ngo ubemerere uwo mwami bashaka, umubemerere. Ntabwo nakugaya Samweli, ntabwo ari wowe banze, ahubwo umenye yuko ari nge banze, ngo ntongera kubabera umwami. Buriya kare nigeze ntanga ubuhamya bw'abantu nahaye amafaranga barayarya, kandi ari abarokore twasenganye, bamwe twanyagiranywe za Kanyarira na za Kizabonwa, twajyanye za Samatare n'ahandi. Hari umwe twajyanye tujyana no mu Gasarenda, ahantu hari isumo ry'amazi, amazi akubita ibintu bikomeye. Muri abo babiri bandya amafaranga bose, barayarya. Umwe muri bo ejo bundi namwandikiye message, mwandikira message ndamubwira ngo ntacyo nzaba irabanza, icyo nakoze igaheruka. Nagiraga ngo ndebe ko yakwisubiraho, na babaye gutya, baranze barapfuye, imitima yabo yamaze kujya kure y'Imana, barayimuye kera. Ngewe nari nzi ko ari abantu bandiye ibifaranga byinshi.
barandiye. Umuntu ukurya, abantu bakurya bakakurya miliyoni 2, uragira ngo ntibanyishe? Baranyishe kandi nabatumishe. Icyo narishatse kuvuga ni iki? Nukubana n'abantu ntubamenye. Umuntu ni mugari. Iyo nza guhishurirwa na gato sinari kuyabaha. Cyakoze njyewe nagendeye muri bya bindi. Imana byarenze inkombe. Imana iyerekwa rinyereka ko amafaranga agiye kuzayagarura bizaba bigoye. Kuva mu kwezi kwa 2 kugeza ubu biragoye rasenga. Byaranze barayariye. Ndetse no kugira ngo banyemeze, umwe yavuye mu rusengero avuga ati sinzarugarukamo ntabwo agisenga kugira ngo ntazabona aho nkurikiranira. Dufite abantu bamaze kwimura Imana mu mitima, babaye ibisambo bakaba mu nzu y'Imana bahuguza. Bimura Imana, abagabo barakanira, barayimurira agenda. Imana irangije ibwira Samweli, iramubwira iti babwire, ubahe ubuhamya, ubahamirize, ubabwire umwami bashaka uko azabagenza. Buriya shitani utamuzi aramukorera. Shitani ntabwo atanga amahoro. Nahoze mvuga umuhanzi waririmbaga indirimbo za gospel, abantu benshi barazikunze. Yari ameze neza, yari afite imbaraga z'Imana. None wimuye Imana, uhaye shitani umwanya, ageze uho ufatwa n'abadayimoni bakaze, afatwa n'imyuka mibi iteye ubwoba. Uyu muhanzi namubonye agaragurika hasi barimo kumusengera. Muzi ukuntu bamusengeraga arira? Yariraga avuga ngo ndarambiwe rwose we, ndapfuye we, baranjujubije, baranyishe, amazu yanjye barayashenye, imodoka zanjye barazitwitse, baranjujubije we. Yarariraga kugira ngo dayimoni zimuvemo. Byatwaye igihe. Hari abadayimoni batava mu munsi umwe. Bisaba, hari umuntu wigeze atubwira duha ubuhamya, atubwira ukuntu bamusengera umwaka n'igice kugira ngo dayimoni zimuvemo. Hari abantu bakina n'ibyaha rero, ugakinisha ikintu shitani azanye, shitani akizana gifite ingaruka zizakubaho kome, ibintu bikagukomerana. Nigeze mbona umuntu nawe wagiye mu bayiriminati nawe muri ubwo buryo, agenda nawe akurikiye amafaranga. Yari umuhanuzi w'i Rwamagana. Uwo muhanuzi nawe agenda akurikiye amafaranga. Baramubwira bati ngwino tukwereka amatorero akize, ibintu bikaze. Baramwambukije, bamugurutsa indege, abagiye muri Amerika. Ageze muri Amerika yisanga muri iriminati. Ibyo yisanzemo bamutsindagiramo ibintu we. Araza asenya insengero mu gihugu, araza arwanirira shitani. Umunsi umwe ngo baramubwira ngo bashaka kwica umwana we n'umugore we.
baramubwira bati numara kwica umwana wawe n'umugore wawe tuzabaha kampani y'amakwasiteri. Arangije ngo yanga gutanga umugore we n'umwana we ngo kubera ko yarabakundaga. Aravuga ati dayimoni ntago nguha abana banjye rwose, ntago mbaguha. Baramubwira bati urabaduha. Aravuga ati ntago mbabaha. Byarangiye aje ahunga, aza mu rusengero. Ahungiye mu rusengero, siwe warose bahamagara bihana, aza yirukanka. Ageze ku ruhimbi akavuza induru ati ndibona nabireba, ati ndibona nabireba, ati ngibi, ati ngibi, ati muntabara, ati dore ngibi. Ibintu abantu bajyamo batabizi ingaruka zabyo. Baramusengeye amoka nk'imbwa, barangije baramusengera, bamusengera moka, bamujyana mu cyumba kumusengera. Abadayimoni bagize amahirwe bamuvamo. Araza atubwira ibyo byose. Ndavuga ni Shitani uri mubi. Buriya rero icyaha cyose umuntu akora kigira dayimoni kiri inyuma. Nta kintu uzakora cy'icyaha kidafite dayimoni yakizanye. Nusambana dayimoni izakwinjiramo y'ubusambanyi, izinjira iture. Hanyuma wa mugabo mwiza witwa Umwuka Wera iyo abonye wasambanye yiviramo agasigira iryo jini wahaye ikaze, akavuga ati ubwo uyu mwami wihitiyemo n'umwumve. Uyu mwami ayobora nabi abamwemereye ku buyobozi bwe, nta mahoro abaha. Nk'uko Yesaya 50 habivuga, haravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Umuntu wakoze ibyaha ntagira amahoro. Iyo uri mu buyobozi bwa Yesu uri mu mahoro, uba mu mahoro. Ariko iyo ubuyobozi bwe buvuyeho ujya mu guhagarika umutima, uba wumva igihe cyose wapfa urimbutse. Niko uba umeze. Imana ibwira Samweli, iramubwira ngo ubatekerereze, ubahamirize uyu mwami uzabayobora, ubabwire uko azabagenza. Nahoze mbwira abantu, umwana wigaga muri kaminuza i Huye arangije kwandika igitabo, asigaje kugura ryuwetinga, ajya kwa Mara yararayo. Agiye kwa Mara yarayeyo, bapfuye amafaranga, umwana abuze amafaranga. Inda iti ndakwica, undi ati ntabwo anyica. Igikubita neza hano irakinjisha. Uwo mwana nirwo rupfu yapfuye. Barashingura, bari bategereze graduation. Samweli arabwira ngo ubahamirize, ubabwire uyu mwami bagiye gukorera uko azabagenza. Azabicira abana, azabagira abazama ibobo, abandi bazaba banywa urumogi. Aramubwira ngo ubabwire uvuye inyuma, ubabwire ko uyu mwami adakina. Jehova iririmba indirimbo nziza. Bararimba baravuga bati ingoma yawe mwami wanjye urayishoboye, uko tuyoboye turabishimye, biratunyuze pe, dore twese dufite ijambo, narobanura nibayikurekere mwami wanjye, niwe uyishoboye. Warayiruhiye urayirwanira bibi, urayitsindira bibi, ucungura itorero, nibayikurekere mwami wanjye, niwe uyishoboye. Mbabarira nubwo atari byiza ngiye kuvuga, ngirira umuntu mwegeranye umubwire ngo urimura Yesu ingoma uyihende. Oya mumbarize, ongera umubaza umubwire ngo niwimura Yesu ninde uri buyiyobore. Koko tujya turirimba ibintu ariko tunazi ibyo ari byo.
buri torero kandi sha waraye kwa maraya warangiza ngo niba yikurekere mwami we niba woyeshoboye. Ari abantu babyina Yesu akumva nawe yafata umuhini. Ari umuhanuzi umwe yigeze atubwira turi mu Ruvumera, arangije aratubwira ngo muhe Imana icyubahiro. Abantu twese tugira dutya timushyire yombi, tugira dutya tugira ngo agiye kutubwira ibyiza. Arangije aratubwira ati Imana yarambwiye mu munsi umwe ari kwiyerekwa, Imana agira amubwira ngo dore biriya biganza ngo birimo bimpa icyubahiro. Babona bimwe byararenze, abwira Samweli ngo ubasobanurire, ubabwire uko umwami bahisemo azabagenza. Samweli akora detayi zose arabibabwira, ababwira umwami bahisemo uburyo azabagenza. Hanyuma amaze kubabwira, ku murongo wa 18 muri icyo gice twasomye haravuga ngo uwo munsi uwo mwami mwihitiyemo muzaborozwa nawe, ababoroze, abavugisha amangambure, ababirisha ibyuya, mwicuze impamvu mwamukoreye. Azababoroza. Hanyuma hari ibyago bizanwa no kwimura Imana. Iyo umuntu yimuye Imana bizana ibyo bita urujijo. Abayibaza se Imana iracyanyemera, bimeze bite, se ndacyari kumwe nayo, bizana urujijo. Ikindi, umuntu wimuye Imana bizana umujinya. Umurengwe wisha abantu, umurengwe wisha abantu. Abo yahaye kubaka amazu meza bari kuzana n'imishoreke bagahemuka. Abo yahaye kugira konte nziza bari gukora amahano bagahemuka. Umurengwe we, umurengwe wisha abantu. Umurengwe. Ahubwo njyewe ndi wowe nafata umwanya wo gushimira umwami, kamubwira iti nari narapfuye nabi. Buriya hari igihe nzaza mbaho ubuhamya, wa muhanzi wigeze aririmba akaririmba indirimbo akavuga ngo Afrika warakubititse, Afrika warababaye, Afrika warakubititse. Ni jyewe yaririmbye neza. Ndi mu bantu bababaye, narababaye rero nta gukinisha ibya Yesu. Niba dukuye ahantu twari turi, mureke tumuhe icyubahiro. Mwamvugiye ngo amena. Abantu Yesu yatabaye mwavuze ngo amina cyane. Ubu muribagiwe none ahantu mwavuye. Mwibagiye ko mwabaga mu bubi, mu byaha, mupfiriyeyo. Abadayimoni baragambiriye kubica, mukaza mu nzu y'Imana, none mutangiye gusubira mu kabari. Dufite abantu bavuye mu kabari ariko bavuyeyo uyu munsi baravuga bati nyamara mu kabari baracyakumbuye. Ariko byibuze tugende ziduhumurire. Basigaye bajya mu kabari guhumurirwa.
abavuyeyo batavuyeyo, akaguru kamwe kavuye akandi gasigarayo. Uzagera ubwo uyikenera, byanga byakunda uzayikenera. Hari ikorosi uzagwamo usange nta wundi wari kwambutsa, usange ni umuremyi witwa Data wa twese. Vuga uti ahangaha niyo yahankura, yewe Data wa twese avuga ati reka banza wumve ibyo washatse. Hari imiburo yo kwirinda kwimura Imana. Turasoma mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku Ngoma 28 umurongo wa 9 dusoze. Icya mbere cy'ibyo ku Ngoma ibice 28 umurongo waho wa 9, umuntu uzi gusoma neza adusomere. Kwirinda kwimura Imana. Cyambere kibyo ku Ngoma 28 umurongo wa 9. Yego. Aravuze ngo nawe Salomo mwana wanjye. Tugendane gakeya. Nawe Sebigori, nawe Nyirabidederi, nawe Mama Magnifique, nawe Erike, Messi. Yewe mwana wanjye, umenye Imana ya so. Umva ikintu cya mbere. Ndagira ngo ni Dawidi igihe yaracyaje agiye gusezera umwana we, abanza kumubwira ibintu atarazi. Aramubwira ati Salomo mwana wanjye, ndagira ngo nkubwire ibintu utaruzi, umenye Imana ya so. Ndashaka kuyikubwira kugira ngo uyimenye. Ujye uyikora n'umutima utunganye kandi ukunze. Umva ikintu gikomeye. Bibiliya hari naho ivuga ikavuga ngo nuza n'ituro ryawe ugiye Imana, ukibuka ari ikibazo ufite gishobora gutuma Imana itishimira ituro ryawe, ngo uburetse kuritura ubanza ugenda utunganye ibidatunganye, ubone uzutura Imana, kuko Imana nta mikino. Aramubwira ati ikintu cya mbere rero, uyikorere ariko ufite umutima utunganye, kandi uyikorera ubikunze. Hari umuririmbyi waririmbye kugukorera turacyabikunze, Mana we udukomereza amaboko. Nuko uyikorera ariko ubikunze, atari ibyo kuririmba gusa, ahubwo ukayikorera uvuga uti iyo ngiye gukorera ni Imana indeba. Komeza. Kuko Uwiteka agenzura imitima yose. Ariko Meniyase we ajya mu mutima akitegereza. Aravuga ati shati iyi ngiyi ntabwo uzayibesha, yigereramo. Mbwira mugenzi wanjye yigereramo. Oya mubwire ko igera mu mutima, ariko yigereramo ikareba ibyicayemo, ikareba aho wari wiherereye urimo gusomana, ikareba aho wari wiherereye urimo kwiba, ikareba aho wari wiherereye uri mu byaha by'ubusambanyi, ikabireba. Ireba hehe mu mutima. Aragira ati rero uyikorera ufite umutima utunganye, kuko yo irebamo.
akamenya iby'imitima yibwira byose. ikamenya iby'imitima yibwira byose. Numushaka uzamubona, nushaka Uwiteka uzamubona, ariko numureka azaguca iteka ryose. urakoze Imana ikumpera umugisha. Numushaka uzamubona, ariko numureka nawe azaguca iteka ryose. Tugiye gusenga, mwegekeye imiryango. Waruzi ko Imana ireba mu mutima wawe? Waruzi ko Yesu arimo n'aya masaha? Uzi ko arimo areba mu mutima wawe? Uzi ko nta kintu ushobora kumuhisha? Wagiye muri roki ntawakubonye, ariko Yesu areba mu mutima, yari ahari. We arasacinga akareba ibirimo, yireberamo. Ntabwo wamuhisha, ntiwamuheza, ntiwamubesha. Icyiza nuko waca bugufi ukamubwira iti ntabwo ngiye naguheza Yesu, nguciriye bugufi, mbabarira ibyaha byanjye. Tugiye gusenga. Umuntu uzi ko yahemukiye Uwiteka akaba yari mu Imana mu mutima we, azamura ikiganza dusenge. Zamura. Urakoze. Nawe urakoze. Zamura winginga Imana ikubabarire muri aya materaniro, ibyaha bitsindwe. Zamura. Urakoze. Nawe urakoze. Nawe urakoze. Murimo murazamura, Imana ibaha umugisha. Zamura rwose, unahaguruka ahantu wicaye, komeza uzamure, uhaguruke. Haguruka muri izo ntebe aho hantu wicaye, ubwire Yesu uti warambonye, mbabarira. Nta kindi watsindisha, nukwemera ko yakubonye. Muhaguruke namwe mwicaye muri kiriya cyicaro, muhaguruke mwige mwazamuye ibiganza, muhaguruke. Hagurukana n'ikiganza cyawe wazamuye, uzupfukame hano. Ngwino Yesu akubabarire. Wisigara wicaye, Yesu yarafotoye ifoto. Hari ifoto yagufotoye uri ahantu uri mu manyanga. Wisigara wicaye, niyo foto mbi yabonetse imbere y'Imana, utazabura ubugingo, kandi Imana yaragusuye. Uyu munsi hari igihe wakumva amagambo y'Imana ukayasuzugura, ariko ejo uzakenera Imana utakiyibonye, uzajya kuyishaka bigoranye. Uyu munsi wari ugize amahirwe yo kwezwa. Tambuka uze wezwe. Tambuka ndakwinginze mu izina rya Yesu. Imana igutsindire dayimoni ukubuha akakubuza guhaguruka. Utambuka uze wemerere Yesu kuri umunyantege. Wemerere Yesu ko wamuhemukiye. Wemerere Yesu ko wakoze ibyangwa n'amaso ye. Uyu munsi utambuke uze hano tugusengere. Turashoje rwose, turashoje, ariko witegure ko byanga byakunda hari ikorosi uzahuriramo n'Imana. Abantu ntibazi ibyawe, nta muntu uzi ibyawe, ariko hari ikorosi muzahuriramo. Imana ibishira ku mugaragaro uko bikurikirana ibyo wakoze byose. Tugiye gusenga nanone. Reka twinginge mwarimu adufashe gusenga. Muri mwege mwatambutse mukaza hano, nta muntu ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we ngo agire gutya ikiganza tumwakire mu bana b'Imana. Muri mwege mwatambutse mukaza hano imbere, umuntu ushaka gukizwa ari ubwa mbere agira atyo. Gira utya rwose. Habonetsemo babiri. Nta wundi ushaka kwakira Yesu. Muri mwege mwaje hano ngo tumusengere Imana yeze ubugingo bwe. Tugiye kubasengera. Nawe urakoze, nawe Imana iguha umugisha. Niyo haba umuntu umwe imbere y'Imana impundu ziravuga. Dukomere Imana amashyi ku bw'aba ngaba bemeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Mana, turagushimiye kugira neza, turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, turagushimiye ko ari wowe ubabarira ibyaha byose abantu bawe. Niko Yesu guhagaragaraga bakuvugaga, amareka guhamyaga avuga ngo ni wowe uzababarira abantu bawe ibyaha. None bano bana be baraguhindukiriye, ubabarire mwami. Hari batarakumenya bari bakigendera mu mwijima, ubabyara ubwa kabiri kubw'ijambo rye bumvishe, baguhindukire bahinduka ibyaremwe bishya. Hari abari barakijijwe basubira inyuma barananirwa, ubabarire ubeze ubatunganye. Ongera ubejeshe ijambo ryawe, ongera ubatunganye, umwuka wera atunganye ubugingo bwabo. Buri wese uraha mwami uko arimo kugusaba imbabazi, umweze umutunganye. Buri wese uri muri riteraniro umweze umutunganye. Reka amaraso yawe yeze abana bawe. Hari impamvu wohereje buno butumwa bwiza, niyo mpamvu tukwinginze ngo yeze abana bawe. Wababarire mwami
amazina yabo yari yaranditswe yarakuwe mu gitabo cy'ubugingo, wongera uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Buri wese waje mu nzu yawe reka agirirwe umugisha uko izina rye ryaguma mu gitabo cy'ubugingo. Kandi kigeretse kuri ibyo, buri wese umuha imbaraga zo kunesha aho yaneshwaga. Ngabana natwe Mwami Imana, ukomeze kutugira neza, kandi buri wese yumva imbabazi zawe mu mutima we. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Muratambuka munyure muri uriya muryango, abadiyakoni babafashe babagira inama akanya gatoya, muhite mugaruka mu materaniro. Twese tugiye guhaguruka twinginga Imana, tuyibwire ngo twese hari igihe baba barimuye Imana mu buryo butandukanye, ariko tugiye kwinginga Imana tuyibwire ngo turakugarukiye, weze ubugingo bwacu ubutunganye. Twese duhagurutse tugiye gusenga. Ntabwo ngutunganiye mfite intege nke mu muti, nakubona nese muki zananjye ngomba barirwa ibyaha ku musaraba wawe Yesu, nizeye ko ariho nakiri Mwami wanjye, Mwami nyogesha yo maraso kugira ngo ntunganire Imana nyeza nk'urubu. Yesu nyeza nk'urubu, nyogesha amaraso wavuye kugira ngo ntunganire Imana. Uri Imana ishobora byose, uri Data wa twese, uri umutabazi mwiza, uri umurengezi w'ubugingo. Niwe wapfuye ku musaraba, upfa kubera ibyaha byacu, wapfuye kugira ngo tuzuke, wapfuye kugira ngo tubone ubugingo. Ni wowe watsinze Satani, utsinda abadayimoni, ubivuga hejuru kubw'umusaraba, intsinzi urayegukana. Uyu munsi uri Imana ishoboye, uyu munsi uri umutabazi, uyu munsi uri umurengezi. Tuzanye ubugingo bwacu, ubugingo bwacu tubuzanye imbere y'Imana. Turabuririye muri aya masaha, tuririye ubugingo bwacu. Ibyatwanduje byabaye byinshi, amagambo twavuze yabaye menshi, twagize ibitekerezo bitagutunganiye, twavuze amagambo adatunganye, ntago twanesheje Imana, ntago twanesheje Umwuka Wera. Duciye bugufi, dusabye imbabazi, dusabye imbabazi z'ibyaha, dusabye imbabazi z'ububi, dusabye imbabazi z'ubugome, dusabye imbabazi z'imitima yanduye, dusabye imbabazi ko twakwimuye, dusabye imbabazi ko twagiye kure yawe, dusabye imbabazi z'ibyaha. Zamura ibiganza ubwira Yesu ngo mbabarira. Bwira Yesu uti mbabarira, naraguhemukiye, nagiye kure yawe, ntago nagutunganiye, ntago nakunejeje. Mwami Yesu, dukomeje gusenga, tuzamuye ibiganza nko gutsindwa, tuzamuye ibiganza nk'ikimenyetso cyo gutsindwa. Dutsindira abadayimoni, dutsindira imyuka mibi, dutsindira imbaraga z'umubi katika jina la Yesu. Mwa badayimoni mwe, mwa myuka mibi mwe, muhora mugenza ubugingo, muhora mwifuza ko tutazajya mu ijuru, muhora mwifuza ko mwazaturimbura, ariko turabarwanyije. Turi muri aya materaniro, dusohoye imyuka mibi, dusohoye abadayimoni. Mwa myuka mibi mwe, turabavumye. Toka dayimoni, turakwirukankanye, dusohoye imbaraga z'umubi, turakurwanyije. Ubugingo bwacu turabuhishe, tubuhishe n'ubwa Yesu, tubuhishe mu Mana, turabuhishe. Mwami Yesu, turakwemereye, ubuyobozi ni ubwawe. Ngwino utuyobore, ngwino utwiyoborere, ngwino utuyobore. Muri yararirimbye aravuga ngo tuyobore, ngo njyane ungeze heza, ngo kuwiteka. Natwe turasenze, utwiyoborere. Ubuyobozi bw'abadayimoni ni bubi, ubuyobozi bwa shitani ni bubi, ubuyobozi bw'imyuka mibi ni bubi, ubuyobozi bw'ikuzimu ni bubi. Shitani ayobora nabi, shitani yica nabi.
abadayimoni bica nabi, duhamagaye Yesu ngo aze atuyobore katika jina la Yesu. Ndirukana abadayimoni, ndirukana imyuka mibi, ndirukana imbaraga z'umubi, ndatwikira shitani, ndatwika ingoro ze aho abadayimoni bubatse. Muri aya masaha nashenye inyubako z'abadayimoni, tuzikubise hasi. Turagusenyeye dayimoni, turagusenyeye dayimoni. Jyana amarari yawe, jyana ibibi byawe, jyana ibyaha byawe, jyana ubugome bwawe. Dusenyeye shitani katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Iri sengesho reka Imana iryakire, iri sengesho reka mu ijuru baryumve, iri sengesho reka rivemo agakiza, iri sengesho reka ribonekemo imbaraga, iri sengesho ribonekemo ubutabazi, iri sengesho rituma umwuka weraza, iri sengesho rituma ijuru rimanuka, iri sengesho rituma Imana iza mu mitima yacu. Ngwino, ngwino, ngwino Yesu, ngwino Yesu. Emerera Yesu aze mu mutima wawe, emerera Yesu, emerera Yesu. Mubwira ngo ndakwemereye, mubwira ngo ndakwemereye, mubwira ngo ndakwemereye. Garuka mu mutima wanjye. Yesu tuguhaye ikaze, Yesu turakwemereye, Yesu turakwemereye, Yesu turakwemereye. Ntabwo twakwimura, watubereye Imana. Ntabwo twakwimura, watubereye umukiza. Ntabwo twakwimura, wadukishije ibyari bitwishe. Ntabwo twakwimura, shitani yaratwishe rubi, urangije uradutabara. Ntabwo twakwimura, bwira Yesu agaruke. Turaguhamagaye, ngwino ukora imirimo n'ibitangaza. Imitima yacu wongere uyiyoborere, hanyuma ishimwe rikugarukira iminsi yose. Dukomere Imana amashyi tuyishimire. Komera Yesu amashyi menshi, komera Yesu amashyi menshi. Umuvugirize impundu mu izina rya Yesu. Amen.